Mbahaye ikaze ku muyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho amakuru ya Pi Network. Nk'uko bisanzwe rero, uyu munsi nabateguriye amakuru tugiye kuganiraho kugira ngo buri mupiyoniya wese abashe kugera kuri Open Mainnet. Nk'uko rero twabisezeranyijwe na nyir'umushinga, uyu munsi mbazaniye amakuru agendanye na Pi Network. Tugiye kuganira kandi buri muntu wese ntiyihutishe kugira ngo abashe gukora ibyo asabwa. Buri muntu wese rero nk'umupiyona ntakwiriye kwirengagiza cyangwa ngo agire icyo areka mu gihe ari mu mushinga wa Pi Network. Update nabazaniye ni update enye. Uyu munsi rero turaziganiraho kandi twitware neza, iyi video buri muntu wese abashe kuyirangiza. Update ya mbere, ntiwibagirwe kumayininga Pi Network. Hanyuma update ya kabiri, Pi Network igiye guhindura ubuzima bwa benshi. Update ya gatatu, inyungu ya lockup. Hanyuma update ya kane, turareba kuri validation. Mbahaye ikaze rero, aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Abanyarwanda mwese muri rusange, Abarundi, Uganda, Abanyakenya, isi yose muri rusange, impande zose z'isi, mbahaye ikaze kuri P-Mining TV. Hanyuma rero, we mushyashya, urasaba gukanda subscribe kuri uyu muyoboro kugira ngo amakuru yose anyuzeho ajya kugereraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, sharing kino kiganiro kuri bagenzi bacu kugira ngo amakuru akomeze agere ku bantu benshi cyane. Mbahaye ikaze. Hanyuma rero tugiye kuganira kuri update z'uyu munsi. Tugiye kwibanda kuri mining. Tugiye kubanza kureba kuri mining ya Pi Network. Ese koko kwibagirwa kumayininga birimo ingaruka? Mu by'ukuri ntiwibagirwe kumayininga Pi Network. Ntiwibagirwe kumayininga Pi Network kubera yuko nurenzaho n'isegonda utamayininze, umenye yuko utakaje amafaranga menshi cyane. Hanyuma rero iyi update nayiteguye kubera impamvu ebyiri. Kwibagirwa kumayininga Pi Network uraba utakaje ubutunzi bwinshi cyane utigeze ukorera mu myaka wabayemo yose. Hanyuma ikindi, igihe cyose utamayiningira ku gihe, sisiteme ntibasha kugufata nk'umupiyona nyakuri. Ibi rero biragusaba kugira ngo ukurikize kandi wubahirize amabwiriza nk'uko agenga umushinga wacu wa Pi Network. Ntiwibagirwe rero kumayininga Pi Network. Icya mbere turahera ngo ese igihe wibagiwe kumayininga ni iyihe ngaruka? Igihe rero cyose wibagiwe kumayininga, ingaruka ya mbere ni uko utakaza ubutunzi. Murabizi neza yuko muri iyi minsi kugira ngo umayininge Pi imwe bisigaye bifata iminsi myinshi cyane. Igihe rero ufashe amasegonda, ugafata amasaha, ugafata umunsi utaramayininga, umenye yuko utakaje amafaranga menshi cyane. Icyo rero ni icya mbere mu ngaruka zitazatuma wibagirwa kumayininga Pi. Hanyuma ikindi cya kabiri, igihe cyose umayininga ariko ntumayiningire ku gihe, umenye yuko sisiteme itagufata nk'umunyamuryango wa Pi Network. Ari nayo mpamvu usanga abantu benshi cyane, abapiyona benshi cyane batinze muri KYC. Ugasanga yakoze KYC ariko kubona migration biragoye kubera yuko ntajya amayiningira ku gihe.
Kumayiningira ku gihe rero ni kimwe mu ngenzi muri Pi Network. Hanyuma twihuta cyane reka tujye kuri update ya kabiri turebe ngo ese Pi Network igiye guhindura ubuzima bwa benshi? Mu by'ukuri koko Pi Network igiye guhindura ubuzima bwa benshi. Niko bimeze. Ndagira ngo nkubwire ngo umupiyoni atarigeze utunga imodoka agiye kuyitunga. Umupiyoni utarigeze uba muri etaje agiye kubaka ama etaje asagurire n'abandi. Umupiyona utarigeze utembera mu bihugu bitandukanye aka kanya ni wowe ugiye gutembera muri ibyo bihugu. Pi Network rero igiye guhindura ubuzima bwa benshi. Niba wowe mupiyona, niba wowe wamenye Pi Network ufite umuryango w'abantu 30, aka kanya abo bantu 30 bose babaye abakire. Niyo mpamvu rero Pi Network abantu mukomeje gukina n'aya mafaranga ya Pi Network, ndagira ngo mwihangane mweye gukomeza gukina n'ubutunzi mutigeze mubona. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse gusobanura iki? Ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya numayininga Pi imwe uraba ufite miliyoni 400 zirenga hejuru z'amafaranga y'amanyarwanda. Ayo mafaranga kugira ngo uzayatunge ntibishoboka, nta nubwo byigeze bibaho. Ibi rero bishatse kuvuga yuko Pi Network ni umushinga uje kuzamura abantu muri rusange kugira ngo isi muri rusange ikomeze ihinduke ibe isi y'iterambere. Abantu rero mukomeje kwita Pi Network ibidashoboka, aha kanya byashobotse. Murabizi yuko turi mu gihe cya Open Mainnet, aho aka kanya nyir'umushinga we yatangaje ko Open Mainnet iri muri uyu mwaka turimo 2025. Ibi bigashimangirwa naho Amerika yo ubwayo yashyize imbaraga umushinga wa Pi Network. Ugasanga Ubushinwa ibigo by'imari bikomeye birimo birashyira imbaraga umushinga wa Pi Network. Aha kanya ntitwatinya kuvuga yuko Pi Network ari cryptocurrency ya mbere mu ma cryptocurrency yabayeho. Hari abantu bavuga ngo Bitcoin ni cryptocurrency iri ku isoko, ariko aka kanya Pi Network ntabwo irajya ku isoko, kandi aka kanya irimo irakoreshwa nk'ifaranga rikomeye cyane, aho abamiliyoneri, amakampani, amasoko akomeye arimo yinjira mu mushinga wacu wa Pi Network. Ibi rero bikaba bituma Pi umushinga ukomeye ikomeza kuzamuka mu ntera, aho ibihugu bitandukanye Amerika, Africa, Europe bikomeza gushyira imbaraga mu mushinga wacu wa Pi Network. Ibi bigatuma abapiyona muri rusange natwe dukomeza kuzamuka mu ntera nk'uko nyir'umushinga we ndetse n'abafatanyabikorwa babitekereje kugira ngo bazamure isi muri rusange ndetse n'abayituyemo. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bizatuma Pi Network yandika amateka kandi ikaba inkingi ya mwamba ku isi hose. Twikomereze rero tuganira kuri Pi Network, aho tugeze ku ngingo ya 3 turebera hamwe inyungu ya lockup. Ese ni ukubera iki umushinga wacu washyizeho kurokinga Pi? Hari abantu benshi rero barokinze ugasanga bababaye, ugasanga ibintu byakomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe wamenye ubwenge ukarokinga Pi zawe uri umuntu w'umugabo. Uri umuntu w'umugabo kubera yuko
ejo niho uzabona inyungu nyinshi. Kubera iki? Aha kanya murabizi yuko iyo ikintu kigitangira, gitangira kigenda gake gake. Ariko wowe warokinze payi yawe ukayirokinga mu myaka 3 cyangwa indi hejuru, hari icyo wakoze kandi hari inyungu uzabona kuri izi payi zawe warokinze. Icyiza rero cyo kurokinga, icya mbere ni ukubona inyungu nyinshi. Icya kabiri urazigamye. Icya gatatu ni uko uzakoresha payi yawe mu gihe gikwiye. Aho uzasanga abantu batarokinze barimo bakoresha amafaranga ibidakwiye. Ariko wowe uzabanza witegure umenye ngo ese payi koko ihagaze gute ku isoko. Nurangiza utangire utagetinge ibikorwa uzakoresha amafaranga yawe. Mboneraho no kubabwira ngo guhindura lokapu wagenda n'ubundi ukarokinga kuko aka kanya birimo birakunda. Abantu mwumva mwarokinze igihe kirekire mugende muhindure. Ariko ndabashishikariza kurokinga payi zanyu kuko niyo nzira imwe ya mbere ishobora kuzatuma ubona inyungu mu mushinga wacu wa payi netiwaki. Ibi rero bizatuma abapiyona benshi cyane babona inyungu batari biteze. Njyewe ejo open mainnet izaba, fata ibifaranga mbinyabagize mu bintu bitandukanye, mbijugunya ahantu hose hashoboka. Ariko wowe warokinze payi yawe, uzareba ibirimo biba ku bapiyona, ariko igihe kizajya kugera waramaze gushyira ubwenge ku gihe, ibyacikanwe cyangwa ibyo abantu batakoze wowe ubikorere rimwe. Niyo mpamvu rero kurokinga payi rimwe na rimwe ni ugutegura umushinga, ikindi ni ukwiteganyiriza, kandi ikindi bizagufasha gutegura neza ibikorwa byawe, ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga yawe rizagenda neza. Ibi rero nkaba nashishikariza abapiyona mwese kurokinga payi mu gihe runaka. Twihuta cyane reka dusimbukire ku bavalideta. Ese wowe mupiyona, ese wowe muvalideta, ese hari icyo waba waramenye muri validation? Hari abantu benshi cyane rero, hari abapiyona benshi cyane bibaza ngo ese validation ni iki? Validation ni uburyo abapiyona bapurayinga bagasaba kuba aba validation, aho batangira kuverifiya ama KYC kugira ngo bihutishe igikorwa cyo kuva muri tentative. Hano iyo wapurayinze kuba umuvalideta, wowe ni ukujya kuvalida abandi bapiyona hanyuma ugahembwa payi. Ibi rero byakabaye ngombwa yuko abapiyona benshi cyane baba abavalideta kugira ngo open mainnet igerweho. Ari nayo mpamvu hari igihe hari update yaje isaba abapiyona kwapurayinga kugira ngo bose babe abavalideta, kugira ngo ibintu bya KYC byihute. Murabizi byabaye muri uyu mwaka ushize 2024, aho twasabwaga kwapurayinga kuba abavalideta kugira ngo twihutishe ibikorwa bya KYC. Ibi rero bikaba byaratumye abantu benshi cyane bahabwa ama KYC ndetse no kuba bahabwa migration. Ibi rero byaturutse ku bavalideta. Nawe rero aka kanya wakwapurayinga ukaba umuvalideta. Ese ni iyihe nyungu yo kuba umuvalideta? Icya mbere, niba uri umuvalideta urahembwa.
igihe cyose wapurayinze kuba validator uba urahembwa. Hanyuma icyitonderwa, ntabwo uzaba umuvalidator igihe utarapasinga KYC. Umuntu wapurayinga kuba validator ni uko azaba KYC yiwe yarapasinze, akaba yaracekinze ziriya step 9 zose zararangiye, niho wemerewe kuba umuvalidator. Igihe cyose rero wapurayinze KYC ntabwo wemerewe guhita wapurayinga validator. Birashoboka ariko ntabwo uhita wemererwa gutangira kuvalida. Ikindi rero cyiza cyo kuba umuvalidator, igihe wapurayinze kuba umuvalidator byihutisha kuva muri tentative. Niyo mpamvu rero niba ushoboye ukaba wiyaminiya mu bibazo byose wabazwa ko wabisubiza, ndagusaba ngo wapurayinge kuba umuvalidator. Ariko nanone nimba udashoboye, niba nta kintu uzi kuri validator, ntiwirirwe wapurayinga, kuko ushobora kwapurayinga kuba umuvalidator ugashiduka wishe byinshi cyane muri akawunti yawe. Ndabashimiye rero mwebwe tuba twakomeje kuganira ku bijyanye na Pi Network, ngira ngo dukomeze kandi twubake umushinga wacu wa Pi Network mu bikorwa bitandukanye. Ese mupiyona aho uri hose, waba uri mu Rwanda cyangwa mu mpande z'isi zose, impande z'isi zose, ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bibiri, ari nacyo kiganiro cy'inyongera twateguye uyu munsi. Ese mu gihe cya Open Network witeguye kuzasereburana n'abapiyona kandi witeguye kuzacunga umutungo wawe nk'uko wawuvunikiye? Dore rero ibibazo bigiye kuvuka mu gihe cya Open Network. Ibikorwa bigiye kuba byinshi, ariko n'abasikama, ibisambo, abambuzi bagiye kuba benshi. Ibi rero biradusaba kugira ngo twebwe twamenye Pi Network, tukaba tugiye kuba abamiliyoneri, tugerageze dushyire ubwenge ku gihe, dukore ibintu by'abanyabwenge, kuko uyu ni umushinga ugiye guhindura ibyo watekerezaga byose. Urarangara gatoya urabura utwaye twose, ariko nushyira ubwenge ku gihe urahinduka umukire ku isi hose. Ibi rero urabyifatamo ute, urabyitwaramo gute? Icyo usabwa ni ugukurikirana umutungo wawe kuva uyu munsi kugera Open Network igeze, kandi ntibirekere aho ngaho, ahubwo uzaba ugeze ucunga nyirizina. Murabizi yuko abantu benshi cyane bararira, baravuza induru bavuga ngo twebwe twibwe. Ariko kwibwa navuga ngo wowe wabishyizemo uruhare. Buriya nugenda ugasiga ufunguye inzu yawe kandi uyisizemo umutungo utandukanye, umutungo runaka, mu by'ukuri hari abantu benshi cyane bakeneye yuko nabo bafata kuri uwo mutungo. Ibyo rero bizatuma abenshi cyane babonye hakinguye babasha kwinjira kugira ngo bagende bafate kuri wa mutungo. Nkaba ngira ngo rero nongere kwibutsa abapiyona kugerageza gufata amapasifezi yabo kugira ngo bayabike muri iki gihe cya Open Network. Kandi nkagira kugira ngo nsabe abapiyona muri rusange, abantu mwese twahuriye kuri uyu muyoboro wa Pi Mining TV, kuri Open Mainnet. Ese muri ready kugira ngo twese tuzahure duserebure umunsi wa Open Network?
ese muriteguye kugira ngo tuzaganire turye ku mafaranga twavunikiye imyaka 5 yose? Hanyuma abantu mwese ndagira ngo mwandike muri comment. Abantu mwese mwandike muri comment, abantu muri ready yuko kuri Open Network tuzahure duserebure, tuganire, twishime, maze tuvuge ibyiza tugezeho. Abantu mwese mwandike muri comment, maze abifuza ko tuzahura tukaganira, tukishima, tugaserebura, mwandike muri comment. Amafaranga azaba ahari, amafaranga azaba ari menshi, nta kibazo tuzaba dufite, nikwashaka tuzakodesha amahoteli akomeye duserebure. Ariko ndabasaba ngo abantu mwese, abapiyona mwese twahuriye kuri uyu muyoboro wa P Mining TV, ntibizarangirira aho ngaho, ahubwo tuzaba inshuti z'umuryango, tuzaba inshuti muri rusange, tuzaba inshuti z'akadasigara. Hanyuma rero njyewe sinabura kubashimira yuko mwagerageje, sinabura kubashimira yuko tugeze aho umuntu wese akwiriye kuvuga ngo njyewe ngeze aho nigejeje. Niba ntakibona comment nyinshi cyane zimbwira ngo njyewe ibi ngibi byaranze, ibi ngibi simbishoboye, ibi ngibi mumfashe, ibi binyereka yuko abantu benshi bamaze gukemura ibibazo bafite muri account zabo. Ibi binyereka yuko abantu benshi cyane biteguye Open Mainnet, ahubwo igihe irimo idutindira. Niyo mpamvu rero mbashimiye kuri uyu munsi, mbashishikariza gukomeza intambwe mwateye ntizacogore. Open Network ntizaduceho, ahubwo tuzaserebure, twishime. Murakoze, Imana ikomeze ibane namwe, kandi mbashimira igikorwa muba mwakoze, mwebwe mugerageza gushyira inama mukuye kuri uyu muyoboro mukayishyira mu bikorwa. Ndabashimiye. Hanyuma wibuke gukanda subscribe, wibuke gukanda hariya kuri like, usharinge kino kiganiro bagenzi bacu, kugira ngo gikomeze gitere intambwe wa piyona muri rusange. Murakoze, Imana ikomeze ibane namwe, impande n'impande ibashyigikire.